urubyiruko kiriya gice ntabwo barimo gukurikira neza. Banyakubahwa bayobozi b'umujyi wa Kigali, bayobozi b'inzego z'umutekano turi kumwe, General Rwivanga waduhaye ikiganiro ku butwari, nagira ngo banze mbashimire ku bufatanye bwakoreshejwe kugira ngo dutegure iri sangano ry'urubyiruko ku nshuro ya gatatu. Nshimira by'umwihariko urubyiruko mwitabiriye iri sangano uyu munsi. Nagira ngo rwose mwihe amashyi kubera ko mwitabiriye. Ubwo twateguraga kuza muri iri sangano, nabajije umujyi wa Kigali niba barabashije gusuzuma ibyo twagezeho kuva ku isangano rya kabiri kugera uyu munsi. Ibipimo byerekana ko ubwo duherukana hari byinshi byakozwe, haba mu rubyiruko rwikorera ku giti cyarwo, haba ku byo leta iteganyiriza urubyiruko. Hari imirimo myinshi yahanzwe muri uyu mwaka ushize, kandi urubyiruko rwinshi rwabonye akazi binyuze muri Job Connect ikorwa n'umujyi wa Kigali. Nk'uko nyakubahwa meya yabivuze, ubwo duherukana twateguraga amatora, twaranaganiriye twumvikana yuko tugomba gushishoza tugahitamo neza, tugahitamo abayobozi batubereye. Nubwo twazaga kwamamaza umukandida, abo twari kumwe, icyagaragaye ni uko umujyi wa Kigali ufite urubyiruko rusobanutse, rufite morali, kandi rwumvira ubuyobozi rugakora igikwiye. Nagira ngo tubibashimire. Mu mwaka ushize, Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi twagerageje gufata izi nshingano zombi, guteza imbere urubyiruko. Mu by'ukuri dufite inshingano zikomeye eshatu. Iya mbere ni uko dufatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye, za minisiteri, ibigo bya leta, yewe n'ibigo mpuzamahanga biba mu Rwanda, dushakisha amahirwe ku buryo urubyiruko rw'u Rwanda rwabona umurimo. Iyo dukurikiranye ibipimo, urubyiruko rw'u Rwanda rwagiye rubona akazi ku buryo butandukanye. Natwe muri gahunda nk'iyo uyu umaze kudubuhamya tubwiye muri Youth Connect, tukagerageza gushaka uko duha amafaranga urubyiruko rukiteza imbere. Nagira mbabwire ko n'uyu mwaka turahemba urundi rubyiruko muri uku kwezi kwa mbere, nkomeza gushishikariza urubyiruko ko amahirwe yose tuba twatangaje aba afunguriye buri mujene wese, mujye mwitabira kwa applying. Nagira mbizeze ko muri iyi manda y'imyaka 5 iri imbere, ingingo ya kabiri izitabwaho muri gahunda y'igihugu y'iterambere NST2 ni uguhanga imirimo. Imyaka 7 ishize twajyaga dupanga imirimo 200,000 ku mwaka. Ubu ngubu tuzajya duhanga imirimo 250,000. Nagira ngo urubyiruko rero, yaba bakiri mu mashuri, yaba bari gukora indi mirimo, natekereza yuko mugomba kwitegura, kuko iyo ndebye ibintu bitegurwa, ibyo duteganya, iby'inzego z'abikorera ziteganya, inzego za leta, hari amahirwe menshi ateganyirijwe urubyiruko. Nagiraga ngo rwose nsaba urubyiruko rwitegure. Ikindi kintu cya kabiri dushinzwe muri minisiteri yacu ni uguteza imbere umuco mwiza mu rubyiruko, umuco wa discipline, indangagaciro, kugira ngo tugire urubyiruko ruzagirira akamaro bo ubwabo, imiryango yabo, ariko n'igihugu.
muzi ko twafatanyije muri gahunda yo kurwanya ubusinzi bukabije mu rubyiruko muri gahunda ya tunywe less. Ndabizi byeri muracyazinywa ariko zigabanyije, mugerageza kunywa izigereranyije. Ndagira ngo n'uyu munsi mfate uyu mwanya nongere mbigarukeho, mbibashishikarize. Rubyiruko, ntabwo wagirira akamaro umuryango wawe, ntabwo ubwawe wakwigirira akamaro, nta nubwo igihugu cyagutegaho umusaruro uri umusinzi. Uzabikubeshya, yaba ari umujama, ari uwo mwigana, ari uwo mubana muri quartier, azaba akubeshya. Tunywe less. Icya kabiri muri iyi minsi kiri kugenda kigaragara kinavugwa n'inzego ni ubwiyongere bw'icyorezo cya sida mu bato, mu rubyiruko. Amakuru avuga yuko urubyiruko rufite munsi y'imyaka 18, cyane cyane urubyiruko rw'abakobwa, ndagira nsaba abahungu baceceke bareke gusakuza. Nta na rimwe imibonano mpuzabitsina ikorwa n'umuntu umwe, baba ari babiri. Ubwo rero gusakuza ntabwo ari byo. Nagira mbabwire ko kino kibazo cy'ubwiyongere bwa sida mu bato kiraduhangayikishije. Ushobora kwirinda kunywa inzoga nyinshi ariko nabwo ukishora mu busambanyi, byose ntaho wazageza u Rwanda, ntaho wazigeza wowe, nta naho wazageza umuryango wawe. Nagira ngo icyo nacyo mugisubireho, mukitondere. Muri kwa kwigisha umuco mwiza urubyiruko, hari ibintu tugenda tubona by'urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga, rwasubiye mu bintu byo gutekereza amacakubiri, ivangura, yewe hari n'ababikora mu midugudu yabo iyo batuye. Mugerageze mu nyumve, hari abo mbona basakuza banandeba mu maso. Nagira ngo nsabe urubyiruko rw'umujyi wa Kigali, mwebwe mukomeze mube ku isonga, ntihazagire umujene w'umujyi wa Kigali ugaragarwaho n'ibintu by'ingengabitekerezo ya jenoside, amagambo apfobya jenoside yakorewe Abatutsi, ibintu bibangamiye ubumwe bw'Abanyarwanda. Muzabyirinde, n'aho wamenya amakuru y'aho biri uzajya utanga amakuru hakiri kare, tubirwanye. Indi nshingano ya Minisiteri y'Urubyiruko ni uguteza imbere abahanzi, guteza imbere uruganda rw'ubuhanzi mu byiciro byabyo rwose, mu byiciro byose bagatera imbere. Mu mwaka ushize twakoranye n'abahanzi benshi, twafatanyije n'inzego tubasaba yuko abahanzi b'Abanyarwanda bamaze kugira ubunararibonye, bafite imiziki myiza, bafite filime nziza, bafite design nziza, dusaba yuko bahabwa akazi, bahabwa amasoko. Nagira mbizeze babwire ko twakoze imibare yo kumenya uruhare rw'uruganda rw'ubuhanzi ku ihangwa ry'imirimo. Twari tugiye guhanga hafi imirimo ijya kugera ku 100,000 mu buhanzi bwonyine. Bivuge ngo ubuhanzi ni isoko y'ubukungu. Icya kabiri, twasabye yuko abantu bahuriye hamwe nk'uko haba mu turere, mu bigo bya leta, mu nama nkuru, hajya hagaragaramo abahanzi b'Abanyarwanda. N'uyu munsi ngira ngo France twamubonye, Kevin Kade turamubona, ni ikigaragara. Ntabwo biba byikoze, ni ibintu tuba twatekerejeho. Nagira kandi mbabwire ko guteza imbere abahanzi, abakiri bato, abakobwa, abahungu, abafite ubumuga, byose tuzabikomeza. Ndagira ngo nsoze iri jambo nongera gushimira umujyi wa Kigali, nsaba rwose ko isangano ry'urubyiruko byahinduka isoko yo gukomeza kwigirira icyizere k'urubyiruko, bakaba confident, bagahatana ku isoko ry'umurimo,
hanyuma aho umurimo hose ubonetse, twumvikane, aho umurimo hose ubonetse urubyiruko rw'u Rwanda rugashyiramo application yarwo rwizeye gutsinda kandi rukabona umurimo. Ibikorwa byose biteganyijwe kugeza ku munsi w'intwari, rubyiruko ndabasaba kubyitabira. Ndabasaba kandi kuzirikana